Yes, reka tuguhereze ikaze kuri turatsinze wawe. Kuri uyu munsi tugiye kuvuga iki? Tugiye kuvuga ku bijyanye na Pi Network. Byinshi wibaza kuri Pi Network. Ese inamenya zaba ziri kurira ku muziro? Ibyo wamenya ku ifaranga ry'ikoranabuhanga rya Pi. Ese byaba ari uburiganya cyangwa ni ukutemera impinduka kw'abantu bamwe? Ijambo Pi ryabaye intero n'inyikirizo mu matwi y'abanyakigali, kugera biteje urujijo kugera no ku mworozi w'ihene wabweyeye. Ariko se ubundi Pi ni iki? Yaje ite? Yazanywe nande? Yaje igamije iki? Icyo ni ikintu tugiye kureba se Pi yazanywe nande? Ubundi Pi ni iki? Pi yaje ite? Ese bundi yaje igamije iki muri rusange? Wowe utarakora subscribe kuri iyi channel turatsinze wawe, ibuka ukore subscribe nibishoboka na sharing bamenye ngo ese Pi Network ni iki. Ijambo Pi ariryo basoma Pi ni ijambo rimenyerewe mu mibare, aho kenshi bakunze gukoresha ikimenyetso cya Pi ingana na 22/7 bingana na 3.14 cyangwa se 22/7 ibyo bingana na 3.14. Byaje kugenda gute ngo cya kimenyetso cyo mu mibare kize kuba isereri y'abafite inzozi z'ubutunzi mu isi, cyane cyane hano iwacu muri Kigali? Pi Network imaze kwamamara nk'ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa icyo twakwita rimwe mu mari nshya mu muryango w'amafaranga y'ikoranabuhanga, aribyo bizwi mu rurimi rw'uruzungu cryptocurrencies, binyuze mu ruhererekane rw'ifaranga ry'ikoranabuhanga icyo twita blockchain. Pi coin iboneka bigenze gute? Icyo kintu tugiye kureba. Benshi babona Pi nyihanganiraho gatoya, ni kuvuga ngo nari maze kubwatse Pi coin cyangwa se ifaranga rya coin riboneka bigenze bite? Benshi babona Pi binyuze mu kuyicukura, gucukura kuri murandasi cyangwa se icyo twita mining mu rurimi rw'icyongereza, bakoresha telefoni zabo bwite, kandi ntabwo bisaba amafaranga yewe habe niripfumuye. Ibi byatangiye, ese ushobora kwibaza ngo ese Pi yatangiye ryari? Nuvuga ngo Pi yatangiye mu mwaka wa 2019 ubwo umuhanga w'inzobere mu ikoranabuhanga Dr. Nicholas Kokarisi n'umugore we Dr. Chenga Diofani bakoraga kuri uyu mushinga. Pi Network ni iterambere rishya cyangwa se n'uburiganya? Ano kuvuga ngo tugiye kureba se ese Pi ni iterambere rishya cyangwa se n'uburiganya? Wowe umaze igihe kirekire kuva 2019 kugeza n'uyu munsi 2025 bibaze ese Pi ni iterambere cyangwa se ni uburiganya? Kwita Pi Network uburiganya byaterwa n'ubumenyi ufite kubijyanye n'uruhererekane rw'iterambere ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga ryo twita blockchain. Mu cyumweru cya nyuma cya Gashyantare 2025 benshi mu batuye mu Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali hari abari batangiye kubaza amafaranga, batangiye kubaza amazu meza agura, batangiye kubaza ese amaguru meza agura, amazu meza agura yahe mafaranga, ndetse n'ibibanza bigezweho aho biherereye. No kuvuga ngo bari bamaze kwishyiramo yuko bagiye kuba aba miliyoneri. Ni nyuma yuko bari bumvise inkuru yuko iri faranga rigiye gutangira gukora ndetse rikagira agaciro gakomeye nk'uko byagiye biba kuri za Bitcoin. Ku rundi ruhande hari abashobora kuba baratuburiwe bagatanga utwabo ngo babone Pi, bagasigara bakanuye, kandi abandi Pi igiye kubakiza. Gusa muri bo harimo abari bazi imikorere yayo, harimo kandi abari bameze nk'ibitambambuga, cyane cyane abadafite amakuru ku mikorere y'ivunja ry'amafaranga
akorera kuri murandasi cyangwa se internet ndetse n'uruhererekane rw'amafaranga y'ikoranabuhanga ryo twita blockchain. Mu maza ya Pi yatangiye ifite application cyangwa se application yayo ikoreraho gusa muri Mutarama 2025 hatangijwe uburyo bwayo Open Mainnet bwo kuyikoresha mu kuyihererekanya nko kuyigurisha cyangwa se kuyigura, ndetse ubu Pi imaze kugera ku masoko atandukanye. Turi bugarukeho hasi mu nkuru yacu. Ubundi reka turebe se Pi niki. Pi yatangiye mu 2019 nk'uko twabivuze n'abashakashatsi bo muri Stanford University. Twabonye haruguru, twabonye mo Nicholas nawe uyihagariye. Igamije kandi gufasha abantu benshi kwinjira muri cryptocurrency cyangwa se ifaranga koranabuhanga bitabagoye, ndetse amakuru avuga ko ari umushinga mugari ukeneye iterambere kugeza aho abantu bashobora kuzajya bayikoresha mu igura n'igurisha bicuruzwa bitandukanye. Ngayo gukora uko Pi bimeze. Ariko se ubundi ese Pi yaba ihuye na Bitcoin cyangwa biratandukanye? Nicyo kintu tugiye kubwira noneho. Ubu ngubu ndabizi abenshi mubifiteho impungenge ibibazo bitandukanye. Ese Pi network na Bitcoin bitandukaniye hehe, bihuriye hehe, ese bifite itandukaniro? Reka tuze bikubwire. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe ubundi tukikomereza. Itandukaniro rinini rya Bitcoin na Pi network nuko Bitcoin yamaze kwemezwa, naho Pi maginga ya ikaba igengwa n'abayizanye gusa. Pi kuri telefone na gakore nika ni ukuvuga ngo Pi kugeza ubu ngubu Pi network kuri telefone ntago ikoresha umuriro mwinshi cyangwa ngo ikenere internet nyinshi nka Bitcoin. Murabizi ko Bitcoin kuyikoresha rwose bisaba internet ihagije, ufite n'akayiro gafatika. Ariko Pi network yo rwose na rimwe telefone igiye kuzimana wa mininga cyangwa se wacukura iryo faranga y'ikoranabuhanga. Reka turebe igiheno rya Bitcoin ndetse na Pi rishingiye ku mikorere. Nuvuga ngo ikoresha algoritme ya consensus. Pi network ikoresha Stellar consensus protocol cyangwa se icyo twita SCP, aho gukoresha proof of work nka Bitcoin. Uburyo bwo kwizerana. Reka turebe n'uburyo bwo kwizerana. No kuvuga ngo abakoresha bashyiraho security sako kugira ngo bifashe mu kwemeza ibikorwa by'ubucuruzi. Reka turebe ku gipimo cyo kubika. Mu ntangiriro abakoresha bacukura Pi cyangwa se bamininga Pi kuri 0.8, ubwo ni mining rate bari kuri 0.8 ku isaha. Ariko uko umubare w'abayikoresha wiyongera igipimo cyaragabanutse, kuko ubu tuhagura yuko biri kuri 0.03. no kuvuga ngo biri kuri 0.3 byaragabanutse mu gihe yabiye kuri 0.8 kubera ko abayikoresha bamaze kuba benshi cyane. Reka turebe kwinjira kuri mainnet. Muri 2025 Pi network yatangiye Open Mainnet, bituma abantu batangira gucukuza Pi ku masoko amwe namwe, harimo ayo twabonye haruguru. Dukomeza kandi tukubwira uti nimba wakoze subscribe turagushimiye rwose. Shishikariza na mugenzi wawe kubona ibi bijyanye na Pi. Ufite ubwenge, ufite umwanya mining cyangwa se abigeho bigishoboka, kuko ari igihe byazaba ibindi wowe ukeka ko ari umukene kakubana umumiliyoneri. Pi network ni ishoramari ryiza cyangwa n'uburiganya? Zimwe mu ngingo zishimangira ubukaka bwa Pi network nibwo tugiye kureba. Abayishinze ubwabo bafite ubunararibonye.
tuvuze Dr Nicholas Kokaris na Dr Chengayido Fani ni impuguke zabanje gukora ubushakashatsi muri blockchain. Reka twubwire kandi ko ifite abayikoresha benshi. Pi network ifite abasaga miliyoni 60 bayikoresha ku isi. Imaze gutangiza uburyo buyifasha kuyigura no kuyigurisha, icyo twita open mainnet. Ibi byatumye isoko rya Pi network ryiyongera, rikaba rishobora gucuruzwa ku mbuga nka AscenderX, Bitget, Bitmark, BitMEX na Confinex. Nta shoramari rikenewe kugira ngo utangire gukora, no kuvuga ngo ntubuntu nusabwa amafaranga ngo utangire gucukura cyangwa se kwita mining is for free. Impamvu zishinza Pi network kuba igihuha noneho nicyo tugiye kureba. Ntabwo iragera mu rusobe rw'ikoreshwa ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga twita blockchain ku mugaragaro. Ntabwo Pi network ikoresha blockchain ifite explorer rusange, bigatuma haba ikibazo cy'umuco w'imikorere yayo, igenzurwa n'abayihanze gusa. Aho niho hantu harimo akantu k'akabazo konyine. Niyo yari ifite agaciro kanya kugeza n'ubu ngubu ntabwo ifite agaciro kanya, gukomeza gahindagurika, ndetse ntabwo ubwo bari batangaza agaciro kayo ifite. Bavuga ngo abantu bafite impungenge ku makuru y'abayikoresha. Abantu basabwa gukora KYC cyangwa se icyo twita kumenyekanisha umwirondoro, bigatera impungenge ku mabanga yabo. Ku rundi ruhande, ubwo Pi network yazaga hari uburyo abantu bamwe basabwaga gushyiraho abandi kugira ngo babone inyongera twita bonus, kandi ibi bikaba bimenyerewe mu bucuruzi bwa pyramid. Abandi bavuga ko amafaranga menshi azajya avamo binyuze mu kwamamaza ibikorwa binyuze ku bantu benshi bakoresha iyi system ikoreshwa mu gucukura cyangwa se mining. Reka turebe noneho igiciro cyayo ku isoko ryayo ubungubu ukuntu bihagaze. Agaciro k'itangiro, Pi coin yatangiye gucuruzwa hagati ya 0.30 amadolari ndetse na 0.50 kuri coin imwe. Igabanuka ryihuse nyuma yaho gutangira. Agaciro ka Pi kagabanutse 60 kubera kugurisha ku bwinshi. Kuzamuka bushya, Pi coin yaje kongera kuzamuka ku kigero cya 80%. Ubu iri kugura hafi $1.38 kuri platform zigurisha, no kuvuga ajya kugera ku 2,000 mu mpera za Gashyantare muri 2025. Yigeze kugera no kuri 2.8 amadolari, 2 hafi amadolari 3, no kuvuga ngo 1,000 bigera mu 6,000 hafi aho ngaho. Kuri uyu munsi wa none, amafaranga ari gukoreshwa hirya no hino mu isoko yose ya Pi network ararenga miliyari 10 z'amadolari. Katurebe noneho uburyo bwo kubikuza Pi coins. Kuzuza KYC kugira ngo ubashe kwimura Pi yawe kuri wallet yemewe. Kuyimurira kuri mainnet wallet, konti zemerewe gukora nizo zishobora gukoresha Pi network kandi zakoze KYC. Kugurisha ku masoko yemewe hariho OKX ndetse na Bitget zemerera gucuruza Pi. Gukura amafaranga ushobora kuyavunjisha mu madolari ndetse no kuyavunjisha mu manyarwanda birashoboka. Ngaye nguko rero ibyo byinshi wibazaga kuri Pi network, ibyo nibyo tubashije kugucira mu muri make. Ariko
tubimazeyo byose. Ese wowe ukimara kumva ukuntu bihagaze, wowe uruhande rwawe ruri he? Urabona Pi Network ni igihuha cyangwa se harimo imari ishyushye? Ese urabona ejo bundi kuri 14 z'ukwezi kwa gatatu 2025 twiteze iki? Wowe witeze iki? Ese urabona hari ikizavamo cyangwa se baracyakomeza kutubura nk'uko benshi babivuga? Ariko abafite ijisho rireba ntago ari ubutubuzi, kubera yuko kugeza ubu iri ku isoko kandi twagiye tubibona za Bitcoin nazo zagiye zibikora kandi abantu bakabona amafaranga. No kuvuga ngo isi aho igeze turimo turakoresha ifaranga koranabuhanga cyo twita cryptocurrencies. No kuvuga ngo reka abantu bafite ubwenge bacukure ibyo bita blockchain, mukomeze mushakishe rwose. Ese ibintu bitagusaba amafaranga, wowe ni cyatuma utabijyamo? Uruhare n'urwawe, umwanya n'uwawe kuba wabijyamo. Niba utarabijyamo, downloading application ya Pi urayibona kuri Play Store cyangwa se kuri App Store, biterwa na telefone ukoresha. Abakoresha Android ni Play Store aho downloadingira application zabo, cyangwa se abakoresha iPhone mujye kuri App Store wawe, downloading Pi, hanyuma noneho ushyiremo imyirondoro yawe aho uri bugere. Ndaza kubashyiraho invitation code, ariko iroroshye, ni turatsinze wawe, turatsinze wawe udasize umwanya. Bifatanye, iyo ni invitation code, arawugera bakayikubaza, wandikeho turatsinze wawe, cyangwa se umamagare kuri nomero ndi bushyiremo aho ngaho, ariko ni 0788 4177 cyangwa se 0728834973. hanyuma nzagusobanurira, nzagufashe kuba wajyamo nawe bigishoboka, kuko nyuma y'ibi ngibi turimo kubona kujyamo bizaba bigusaba gutanga nawe ikofi. Ngaye nguko rero, my name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.